rero uwo mugabo yaramaze kumenya ko sogokuru wanjye ari mu Bugande, ahantu ari sinzi uko bakominikanye na mama arabahuza, agenda ari hajya. Sogokuru aba ari ubakira, aratwakira, ngezeyo mura n'ikibazo ndanarwara, ndaremba ku buryo nahumekaga n'uri arayipfa akanyumva ko ndwaye ndi guhumeka nabi. aho njye nahageze bamajije kutwakira, njye nahise ndyama ngo ndiboheka mbe nirambitse, kumbi njyewe ni indwara iri kunzereramo n'imodoka n'iki, nahise ndyama aho ngaho. Byakurikiye sinigeze mbimenya, nuko bajya hanze kuganira bazi ngo ndyamye ndi kuruhuka, bagiye kumva bumva ndi guhumeka nabi. Sogokuru uti ati wose Chantal guhumeka gutyo, baza baje kurabasanga umuriro wandenze, basanga narembye bikomeye. Sogokuru ahita njyana ku banasi, hari abanasi, ahita anyuriza igare, afite akagare, anyuriza igare agenda bancungaho, ntabwo nashoboye no kwiryorera. Agenda bancungaho bangezaho, hanyuma barangije bantera imishinge, bantera imiti cyakora iranyorohereza, aho ntabashaga kwiriza igare, mva hano ndatambuka ngera nka hariya. Turataha ijoro turaraho buracya, abaza tumeze ute, nyine nk'umusaza arishimiye kubona umwuzukuru, aranyakira, umva arandwaza pe. Noneho uko ngenda mara iminsi marana n'abo bantu twajyanye iminsi, umugabo we yari afite uko ari kubipanga njyewe ntazi. Ntekereza ko hari n'uko mvuga ko yari yamajije no kumpubika ku buryo n'icyo ari kumbaho ntari kubasha kukivuga. Noneho utari kubasha kukivuga yaguhaga se uduhenda abana. Nyuma naje kugeraho menya ko avura bya gakondo, mbona akavura bya gakondo. Nabo twari tugiye rwose bameze nk'abakene nabo kwimuka ko hari gushakisha ubuzima bari bariho. Rero igihe cyaje kugera tuva aho ngaho, mva namaze koroherwa, umusaza bashakira inzu hafi yo gutya baturanye begeranye, abashakira inzu aba ariyo tujyamo. Yanzu twamajije kuyigeramo ni ikibazo natangiriye guhura nacyo. Tumajije kuyigeramo, umugabo yari afite undi mugabo w'inshuti ye, nakita ko bari bahuje umwuga ariko batarawufatisha. Yarazaga akamwigisha uko agomba kuvura, akamwigisha ndaho ngaho hanze ndi mu bana nyine ndi twibere hanze cyane. Uwo mukobwa uwo mugore ari we mugore we, nyine nkumva ko bari mu byaba ariko amwigisha kuvura, naje kubimenya nyuma. Noneho ikintu cyaje kumbabaza, urumva sogokuru yari ari aho hafi ariko mama yari ari mu Rwanda. Umuntu narebaga hafi ni sogokuru, kandi bari barambwiye ngo ikintu cyose ubonye si ngombwa ngo kimubwire. Barambuza pe, nari wa muntu ugitinya gukubitwa, ibyo ushobora kumbwira ati nuvuga iki ndagukubita. Wari umwana ahita nceceka. Ufite imyaka ingahe? Mfite nka 12. Yego. Noneho umugabo yaje kugeraho, umva tumaze kuhamenyera, nta kintu nabo bari bafite. Umugabo yaje kurwara, arwara nta kintu gihari. Noneho nkajya njyana n'uwo mukobwa guca inshuro, tugakora, twabona 2 tukabizana tugahaha tukarya. Ibintu byari bikiboneka, wajyaga no gukorera umuntu akaguha ibyo guteka. Ubwo umugabo tumurwaza gutyo. Noneho uko tumurwaza niko agenda yunguka ubwenge bwiwe bw'ukuntu agomba kubaho mu buzima bwe. Numva twaje kuguma aho ngaho, igihe cy'iminsi mikuru kiragera muri Noheli. Sogokuru yishimira ko naje iruhande rwe, ariko bo ntabwo bari bakunze ko ngomba kujya mpura na sogokuru. Muri Noheli rero sogokuru rwose pe aragenda agura inkoko, ari ibyo bitanga iminyigi, ibitoki byabo arabiteka, bikora neza. Afite umugore icyo gihe barabikora ngo ashaka kwakira umwuzukuru wiwe. Rero arampamagara ambwira ati uze nkubwire. None ndagenda mbwira wa mugabo, wumva ikintu cyose kwari kumusaba uburenganzira. Mbwira wa mugabo ndamubwira nti rero muze harambwiye ngo ngenda mbwire. Bo bari kuba ko urumva bari begeranye, ntabwo bari kweberwa ko ari inkoko cyangwa ashaka kunyakira. Arambwira ati nusanga ari ibyo kurya ntubirye.
arambuza ati nusanga ari ibyo kurya ntubirye. Naragiye kuko nsanga umusaza bamajije no kwarura biri ku isahani anegereje ngo dusangire kuko ninjye famiye yarabonye hafi aho ngaho. Ndangije ndabira nibuka rya jambo bambwiye ndavuga ni oya nibarambujije ngo kubera iki se nibarambujije barambwiye ngo nsubirayo. Umusaza asigaye ababaye nanjye ndabibona nsubira cyambabaza rero ndahise nsubirayo nk'uko babimbwiye nsubirayo. Umusaza mu Buganda hano ari ni hantu bari bagifite inka yabashaga kurwara bagahita bamuhamagara ngo ngwino ushaka abantu muyirye nta mafaranga yishyurwaga. Yampamagaraga mu bantu ba mbere nkagenda yamukuguru yamitako hose akamfatiraho nkajyana nkashyira muri urwo rugo tukarya. Noneho igihe kiza kugera uwo mugabo noneho aza gucunga umugore we yaragiye kuvoma ndabyibuka acunga agiye kuvoma arambwira ati ngwino hano. Nari wa wundi usimbukira hejuru sinari nzi ibipfa n'ibikira nanjye ngenda nirukanka ngiye kumva ibyo ariko agiye kumbwira. Ndagenda mugeze imbere arambwira ati ryama aho ngaho. Ahantu yabaga ari habaga hari uburiri ari haryamye ati ryama aho ngaho. Sinabyitaho ngira ngo nyine arashaka ko turyama gusa sinagira na kimwe natekerezaga ndaryama ati kuramo imyenda. Noneho nangira kugira ubwoba ariko ntacyo ndi bukore myenda nyikuramo nk'uko abimbwe kuko yashyiragaho igitsure nkayikuramo nk'uko abimbwe icyo ambwiye nyine nkagikora. Nuko abamfashe gutyo amfata ku ngufu arangije arambwira ati ibi bintu nuramuka ubivuze nzakwica cyangwa se uhitemo aho kuba umugore wanjye no gusubira mu Rwanda kandi wijyana. Ufite imyaka ingahe? Nari nkiri muri 12. Yego nari mutoya cyane ko ndumva nari muto cyane. Uhitamo kuba umugore we? Nahisemo kuba umugore we kuko nta burenganzira nari mfite bwo kujya kwa sogokuru urumva yari yaramajije kumuncaho. Yego sogokuru abireberaho gusa kandi ntafite n'uburenganzira bwo kubwira sogokuru biri kumbaho. Yego arambwira ati hitamo kuba umugore wanjye cyangwa se ugataha mu Rwanda. Wagomba kuba umugore wa kabiri? Yego nagombaga kuba umugore wa kabiri. Yego nako wabaye umugore wa kabiri? Ndatekereza ndavuga ngo mu Bugande nibwo bwa mbere mpageze nta burenganzira mfite bwo kujya nibura kwa sogokuru cyangwa ngo nanamubwira ibiri kumbaho. Nindamuka ndavuga ngo nindamuka nemeye kujya mu Rwanda nshobora kuribwa n'abantu mu Bugande ntazi cyangwa nkahura n'ikibazo umva nta tike yari kuma nta nubwo nifite uburenganzira bwo nahamagara mama na kimwe nari gukora telefone agombaga guhamagara ari bo bayimpaye. Nta na kimwe nari gukora ngo na mama amenye ibiri kumbaho. Nuko ndatuza nemererwa ndavuga ubwo nta kundi noneho habigira akamenyero. Najya mbona umugore agiye nkahita mparanira kugira ngo tujyane kuko nzi ko namara kugenda ibiri bumbeho. Nari nzi ko nyine we nawe ntabwo yashakaga ko umugore amenya ko ngiye ndyamana nawe. Yego noneho akambwira ati nubivuga ati nzakwica. Umutima ukanje ariko nkabura icyo nkora. Noneho wa mugore yaza nashaka kubimubwira umutima ukankomanga ukambwira ngo bazakwica nkaceceka nawe tubana gutyo ntabyazi. Rero kubaho gutyo birangora cyane ariko nta muntu ndi bubwire. Sogokuru nawe akajya ndebera abatakuzukoranye kanjye kari hariya akishima nkabibona ariko ntabwo yabaga azi ikindi ku mutima. Noneho uwo mugabo ntabwo ari inshuti ya mama wawe? Oya ntabwo bari baziranye urumva yamenyanye nawe kubera abo baturanyi niwe. Yego nuko rero noneho igihe cyaje kugera urumva twebwe tujyayo hari inshuti nanone y'uwo mugore biganaga barajyanye basa n'abambukanye mu Bugande. Noneho ngiye urumva nta na kimwe nagombaga gushyira mu bwonko bwanjye ngo nkingende nzirikana ngo buri iki n'iki cyangwa uyu ngo naza nzamubwira ibi ntago nari mbyemerewe. Noneho uwo mukobwa yari afite umugabo babanaga